Nicare. Bicaranye. Ariko njye ari ibibazo bingahe nshaka kukubaza. Ubona ubuzima bwawe buvaye bujyaye. Akunda cyari muto. Bizaza. Ibiki bizaza? Nese wewe base wavutse umeze gutya. Wowe ufite amafaranga. Amafaranga se n'ubuzima bihurirahe. Ubu ikintu nuko urabona ikintu nakubwiye no kwanga nta nubwo nacyumvise. Ntabwo ushobora gutuza. Ese ko ugiye ku bigo bingaye byose bakwirukana. Wumva ari ikihe kigo noneho kizigera kigufata? Ako sisi narakubwiye baba bambeshye. Sinzi impamvu utajya ubyumva. Anisoni. Ubu worireba. Nese uragira ngo bigende. Nagira ngo nkumenyeshe ko niba ugiye kwiga imyuga sibindeba. Kuko rwose ntuzatinyuka kongera kumbwira ngo ushakire ikigo. Bwa mbere n'ubwa nyuma. Gusa ibyo bintu wabikora. Ngo tuzareba. Nyine numvaga. Sit and watch me. Sit. Hanyuma undebe neza gutya. Kugira ngo ubibone ko ntazabikora cyangwa nzabikora. Kuko iyi ni finali yawe. Nta kigo na kimwe mu buzima nzigera nongera gushakira. Reka nkubwire. Numvaga nyine washakira ikigo cyiza kiri muri Kigali kuko kujya mu ntara rwose bafite imico mibi. Baba nyine n'abantu bafunga umutwe ukora akantu gato bakumva ko ari ibintu birenze na wagiye gutoroka ikigo umuntu ugiye gukora wiga mu wa gatandatu segonderi aratoroka gusohoka gusa just ugiye kureba aba friend bawe n'ibintu aba friends wagiye kwiga cyangwa wagiye kureba friend nese ku buryo utagira inshuti base hanze cyangwa nuko umuntu aba yakuritse ukiga ku kigo batere ku musatsi basuka washyize amatentire mu mutwe mbese urasuka ushaka wisiga amatiro wisiga ibintu byose mbese ukireba uko nguko ureshye ukireba kuntu umeze ukiturutsa ku kirenge ukizamura ku nzobe ati giye ngomba gutoroka erega nyine biterwa n'ikigo biga bo baba bumva ari ibintu birenze kwa kari mu ntara ariko nize nk'ikigali ngiga mu kigo cyiza nyine babinyemerera ariko basi babanyamujyi usohoka ujya hehe sarakaza ugira hanze y'ikigo erega ubu ufite inshuti hanze inshuti se ntabwo zagusura muri vacances ko nta nshuti yawe nimwe ariko ndabona iza hano nyine hari ukuntu dupanga tukajya guhura nyine twakoze nka group kuri WhatsApp nyine tugapanga none se waretse kwiga ko n'ubundi muzajya mupanga nyine utagiye ku ishuri we nese nabo ntago biga nyine turapanga tugahura tugacinga nyine uri kuvuga cyane ntabwo uri kubitekereza
ndumva mpfuye umva ndumva hano birababaza none ndashaka Sheila ari hehe ari hariya hanze ngenda ujye kuzana icyo kunywa Sheila ndabona ifite ubunebwe ubona bwo kuzana Sheila zana icyo kunywa Joyce zana Joyce ya indi nakoze kare kare se wakoze je aha nagakoze ka Joyce waje ariko sha bitese hano reba indahano yagejeje ndeba undi mwana araza akansuhuza ariko wowe uraza wimanyura ese ko mu kiremo gakiya nta indi yari hari arasubira ego ko wakuba bahise ayimaramo ko mwayikoze cyane ufite kwa muganga ndiri umwana we do reba hano ari do unonya aka ni akabuno ni kanini sha ako mujye mumbabarira ikiriraho Sheila mujye mumbabarira n'ukuri kw'Imana basi ngiye nimukamba ibintu biryoherera ababiri kuneza sema wabona ahise agira ngo no uzima bambagaye hano isaha n'isaha nshobora kubyara welcome baby my baby boy welcome anytime nshobora kubyara rero nashaka kubwira Sheila uyu nguyu bamwita Kodi yari yakwibwiye she's my sister you have to respect her sibyo kandi mukagerageza kuba closed nawe nyine cyane sibyo Kadi uyu nguyu bamwita Sheila wa mama wari inshuti yanjye wabaye marene wanjye wapfuye uramwibuka wa wundi wabaye marene wanjye ni umwana we ni umwana we ndamuzi nako ni umwana we rero urumva ko uyu ni murumuna wanjye nawe kuko mama we yabaye marene wanjye ubu turavukana byumva ugomba kunyubaha ninjye mukuru nzakubaha ariko nawe uzanyubahe mwese mugomba kubahana tuzubahana ariko nyine ugomba kunyubaha cyane wowe vuga wumve oya mwese ati nabonye ko dushagira mana yanjye mwibamubonye agira akavuyo twinshi akavuyo mba numiwe agira akavuyo uyu agira akavuyo ariko it's okay njye rero kubana n'abantu batagira akavuyo uzagira akavuyo nawe ku mbaraga sibyo se okay ngamunzaniye n'ibiryo nirire rero ndisonze Sheila biravuga shazana assist ibiryo ako Kodi nawe uzajya ufasha ibintu byo ajya gufasha ngo Sheila ngo ibijye Sheila erega mba mfite ubunebwe uzko nicara nkumva no guhaguruka biranze menya nanjye ntwite n'uwo mubyibuho ni umubyibuho wagiye gukora oya niba unatwite rwose sister ni black nzanira ibiryo bitari byinshi ariko ndenzanira agafiriti ndagashira vuba cyane n'akamenyero vuba tureka azabyara umwana ubyibushye azara umubebe w'umukobwa ako si gerageza n'ukuri kw'Imana ujye ugerageza umvikane n'uriya mukobwa umworohereze pe nyine agomba kujya afatanya n'uriya mukozi wese ntiwamufasha kuri ubizi ko nta babyeyi afite ngiye mba afite ubunebwe sisi niba ari umubyibuho ariko ngiye gukora siporo muri iyi minsi ni uko mba afite ubunebwe uziko mpaguruka nkumva ahubwo ndashaka kujya muri massage uzaba amafaranga ryari ntayo nguhaye mbi imbere shawura umukire noneho gutwita umugabo wawe no kukomenamo mbi imbere ibifaranga koko aho sheswe no kubyuka biba byananiye Baby. Hi. Hey. Umaze gute se? Ese kunkuru bana
sava Ay numvaga mu cyumba harimo umwuka nashaka ku buryo nsigama muri weekend. Nusi ibintu ko mbona maze kubigira umuco. Ibiki? Umaze kuba serious cyane. Urumva nta kintu twajya kuvugana mu cyumba. Urumva ntacyo? Abaki? Onde kukubaza nsubiza. Urumva nta kintu twavugana mu cyumba. Ngize twavugana mu cyumba tavugana muri sala. Really? Ariko kumbona rero reka nkubwire baca umugani mu kinyarwanda ngo umanika agati wica ajya ukamanura ugahaguruka. Hari kandi sigitangira kunshira imigani. Uri kungerageza? Ahubwo uri kungerageza unzamurire saka. Hashize igihe kingana iki buri gihe nkubwira turi mu cyumba ngo hindukira ntuhindukire ubashize igihe kingana iki? Hindukira sindahindukira niyinda. Ariko reka nkubare inda yabaye wasashe isuka yikorera nawe ukajya uyitunga. Ubu ngubu uzi kwikorera biro birimo hano. Nigabwo narwo nesobanukiwe ibintu. Bakubwiye se ngo uvanga ujye Nyabugogo byikore. Bakubwiye ngo uvanga ujye mu mujyi byikore. Nese ajya ngo nkora iki? Guhindukira se n'itegeko. Reka nkubwire. Uribuka umutwe wajya guntesha? Urabibuka umutwe wajya guntesha? Hari kera. Sawa. Reka nkubwire rero. Ushobora kuzongera kuntesha ntakigukeneye. Ushobora kuzongera kuntesha ntakigukeneye. Mbaragose mba numva uri no kumbangama no kurarana nawe. Umva singiye urota buke. Mba numva rwose nta n'ibitotsi mfite utanagira ngo. Nose basi wazigendeye. Ngenda njya hehe? Hakubwo nta gushaka kumva ko ari inda wenda bitera. Gutwita bikora inshingano zawe nk'umugore mu rugo. Gutwita biba impamvu. Kuki ushaka kwifata nk'umusaraba iyo ndakuki ushaka kwifata. Ahubwo ni umusaraba wampaye. Hagize ngo zo umusaraba. Ndakubwiye ngo gemba numva ntagushaka. Rwose niyo mpamvu nanaguhunze pe muri discipline utagira ngo wenda ari n'ikindi. Ngiye rwose iyo turi kumwe nyine Masi tega nkubwire. Humura umwana wanjye navuka. Navuga ibintu bizongera bisubire ku murongo byari bimeze. Humura nta yindi nzongera kugutera. Thank you. Kodari he? Umubwire ko nyeneje. Kabiri kangahe siko ndi n'umukozi wawe. N'ubu uri kuntera iseseme.
Sheila. Ni byiza. Hano hari ibintu biri muri firigo we. Ibiki ari Ndashaka karoti. ziki? Ndashaka karoti, urunyanya, igitunguru. Byo gukoza iki? Ndashaka gukora salade. Salade nyine Bufasha ibiryo hariya ku meza. Bufasha umva arashaka agasalade. Niko yakubwiye? Niko yambwiye. Uri mubeshyi. Ase bite byawe? Mbabarira cyane. Urashaka iki? iki? Urashaka iki? Urashaka iki none? Mabuja mu rugo. Ntago ndi mabuja. Firigo ni yawe. Umva, imeza irateguye hariho ibiryo byose. Ndashaka. Icyo nzi neza Ngusabye ntabwo iki? yigeze akubwira ngo Ngusabye iki? utegurire salade. Ngusabye. Ntabwo nzi ikintu uri gushaka. Ngusabye kumpa amahoro. Ako menye ufite. Ninjye ugiye kubimukorera ntabwo nkubwira ngo bimukorere. Please gabanya amahane. Sheila ndakwiyama. Ndabona noneho nta n'impuzu ziri. Nta n'ibitunguru biri. Muri soko cyo mutaguze ibitunguru. Ndembera ahubwo. Ko ibyo bintu ugiye gukora ni ibiki? Ugiye gukorera kumukorera ugiye kumukorera salade yakubwira ngo umukorere salade. Ahubwo se Uzi neza ko ibyo bintu mukuru watabikunda. ntabwo abikunda karananiwe. None se kunanirwa igeze. Ntabwo afite kubikora ku kazi. Gukora icyo ariko. Ako uwo mukobwa ko asigaye mbona umugabo wa mukuru wawe aba ari umugabo wawe. Ayo makuru nayo ndayafite. Ayo makuru nayo ndayafite. Warayafite. None se. Ushatse kuvuga iki so? Amazi se yagiye. Nziza kurasika ibi bintu se mana simbimenyereye ndi kubyandisha. None se ibyo ugiye gukora iyo musade ugiye gukora yigeze kugira ngo ukore salade wowe. Nyine ngenda ndashaka kubimukorera ni surprise. Se ayo mazi yagiye arafungura. Surprise. Arafunguka rimwe mu kanya gacaranga. Ni surprise nshaka kumukorera salade. Kandi Ndamubwira ndabwira mukuru wa gabanya amahoro. ndayimubwira. Iruka ngo ndayimubwira. Ntabwo kuba nitaye ku mugabo we ni ikosa rikomeye. Wita ku mugabo we. Cyangwa iyi minsi wa mwana usigaye mbona utoroshye. Umukuru wanjye Buri kanya umuha keya gabanya nyine umugabo we. none ndeke Njyana kumutera. nakumvisha. Wanyumvise nkora iki? Nakumvisha. Icyo waba warusha cyose ugomba kuziba. Urumva? Uriya n'umugabo wa mukuru wanjye. Umenye ko we ntacyo dupfana. Kodi, wazi basikabazo kamwe. Mbare mbwiza ukuri. Nakubwiye ngo ceceka. Ntabwo nshaka ko mbaza ibibazo hano ntabwo turi mu kizami. Sibyo? Siyakunda Shaho bo. ugende. Namukunda ni umugabo wa mukuru wanjye. Ngomba kumwitaho. Mu gihe mukuru wanjye sure. atabonetse. For sure. Shaho ugende kandi uzibere. Zumva wavuze ibintu by'amatiku tuzarwana njye nawe. Sawa nyine. Ahubwo sinzi ko ndibona bishoboye. Sheila! Navuze ngo uzibe. Kabivuze nawe. Ki. Hey.
ibijumba na salade. Ah, Byano batwite nawe birasekeje. Salade n'ibijumba ko. ako biraryoshye. Biragaragara bisa neza. Sinagukoreye agasalade keza. Nawe haza. Umakurusi. Nzi neza. Shanti nayo ngufite ikintu ushaka kukubwira. Ntushaka kumbwira. Ari ugiye gutangira gutekereza ngo ushaka amavuta, ngo ushaka utetse. Warangiza ngo nari cyo nabuze. Reka n'icyo ushaka kumbwira. Ati ibintu maze iminsi mbona hano no kuri bintera amakenga. Uretse ko bofi ntago akunda salade pe. Ibintu by'amasalade ntago abikunda habe na gato. Nawe urabizi. Kudimo naraje ngo ushaka gukorera ngo bofi mu salade ndamubwira usukurira bofi salade gute. Ntago abikunda. Nyine ahita mukorera salade. Namuko yaririye muri sale ahita yimujyanira mu cyumba cyawe. Nyine ndagira amakenga ndavuga kuri kinjira mu cyumba cya sister kandi cya sister we kandi azi kadahari. Noneho nyine bamarayo umwanya munini cyane. Cyo gihe wari wagiye kwa muganga. Subyibuka? Cyo gihe wagenda uvuga ngo ugiye ngo kwa muganga mfite gahunda na dogiteri. Okay. Nyine bajya mu cyumba bamarayo umwanya. Nyine nkajya numva n'ibintu bari kuvugana. Nuruga ibiki? Kuri utavuga ngo gusa ngo ndi umwana wawe yaraguze. Nuko nyine urabizi ko ngukunda nyine. Simbashaka nyine. Byari nyine numva bofu uri kuri telefone. Hanze. Nyine ari kuvuga ngo ahamagara nyine kuri telefone. Ngashaka ngo baze guhura. Rekera ndumva barabaye ibintu byinshi cyane. Okay. Okay. Ndaza kubikurikirana ndaza kumenya ibyo ari byo. Ariko utamfashe nk'umwana muto. It's okay, thank you. Ya ubikurikirane urebe ni ntabwo mbizi njye rero ureba ndakana. Ese hari ibintu nyine ureba nk'akana ko nyine nawe ugashishoza ukabona simbizi byakode pe. It's okay. Ndaza kubikurikirana. Thank you. Ya reka ngende rero nari mu cyumba. Ngende nzinga imyenda hari imyenda iraho mana. Sinzi niba Ntukatinge. Ntacyo genda ndaza kubikurikirana. Yego. Irike neza gusa wagiye kuryama ntabwo uri kunaniwe. Nta kibazo genda najya ndaje ngende. Tujya kuryama ndabona kuri iyi meza
Kode na Gabi. Man, umbabarire ibintu byose ntekereje batari byo. Ndakwiyegetse. Ndumva ndushye byatari. Wakoze? wakoze cyane. Sawa kabisa. Ahubwo ndabona nzajya mpora nza kukureba aha ngaha muri iki cyumba cyawe.
njye mureba hano nitwa Oliver Irankunda nkaba mbakinira buri gihe nitwa Kodi. Uyu munsi tumaze kubereka filime nziza tumaze gukina, ndakeka mwayirebye mwishimye, ni nziza nanjye ubwagiye yaranejeje. Gusa murabona ko nakinnye murore, ntago nari umwana mwiza mu by'ukuri, nagerageje guhemukira mukuru wanjye, ndamuhemukira cyane. Ibintu bitabaho muri isi ntago ari byiza kugira ngo ube wasenyera mukuru wawe ndetse n'undi muntu wese, kuko urubyaro rwe ubundi umwana wa mukuru wawe ari umwana wawe. Mwabonye ibintu nakoze, nagerageje kumutwara umugabo ndetse birangira nanamutwaye, bibyara ingaruka mbi cyane. Umwana yari atwitavamo kubera ko yaradufashe turi mu bintu bitamuhesheje agaciro, ndetse natwe ubwacu ntago byari biduhesheje agaciro, ariko ntago binaye byiza mu by'ukuri. Ni isomo rikomeye twakuyemo, ndetse nawe uri aho ngaho wakuyemo. Ntago ukwiye gukora iririya kosa, guca inyuma umugore wawe, ndetse no kuba wahemukira umuntu uwo ari we wese, yaba mukuru wawe yaba undi uwo ari we wese, kuko urugo rwiwe nirwo rugo rugomba kukubera nk'urugero kugira ngo nawe uzabashe kubaka neza. Bakobwa mugerageza gukora ibyo bintu, ndetse n'abandi bose bagerageza gukora ibyo bintu, mwihane. N'abagabo baca abagore babo inyuma bihane, cyane cyane nshishikariza abagore nanone muba mufite umutwite ukagerageza ukanga kwiha umugabo wawe. Mu by'ukuri niyo waba utameze neza mu nda cyangwa n'umuganga yarabikubujije, hari ukuntu ushobora kubimubwira byamuhesha, byatuma tuza. Ntago umurusha ubwenge ngo umwereke ko ibyo uri gukora ubizi, cyangwa ari ubushake bwawe kuba wakemera kuba nyine wagerageza kumwitwara nk'uko mbere wamwitwaragaho ngo nuko ngutwite. Mu by'ukuri ugerageza gukora ikintu gituma umugabo wawe akubaha, akagerageza no kubaha uwo mwana atwite. Ariko mu by'ukuri ntago ari ukuvuga ngo mva imbere ndumva nukira ndumva ugira iki. Ugomba kubikora mu bwenge friend, ugomba kubikora mu bwenge. Wabona yanze no kubyumva mukaba mwajya kwa doctor akabibabwira muri kumwe kugira ngo abashe kubyemera. Rero murakoze, njyewe nabibwiye ndakeka muranyubuka. Rero mukomeze mukore subscribe, mwibwe ko subscribe, share and comment. Bye.